Yesu ashimwe. Twongeye gushima Imana kubw'uyu munsi mushya Imana iduhaye. Kaze mu ijambo ry'Uwiteka, kandi Imana iguha umugisha kubwo kubana natwe umunsi ku munsi. Iyi ni intambwe nshya Imana iduteje, turasatira umwaka. Ntabwo nzi icyo ubona kitarakunda, ariko gutabara kw'Imana yacu kurasumba ibintu byose. Umusanzu w'Imana urasumba ibintu byose. Ineza y'Imana irasumba ibintu byose. Ubufasha buvuye ku Uwiteka birashoboka ko bwagaragara nk'ubutinze kuza, ariko uko nzi Imana mu bushobozi bwayo n'iminsi maze ngendana nayo, in my ritual experience, ntabwo Imana igikererwa. Uyu munsi turi mu kwa 11, ariko I am sure if it is the right time for God to bless you, uzagaragara nk'aho ababigezeho mbere ntacyo bakurusha. So there is no matter of time, because God is not limited by time. Ntabwo igihe gikangwa Imana. So ntugire ikibazo ku by'igihe, ntugire ikibazo ngo biratinze. Satani ntakubeshye ngo biratinze, Satani ntagushuke ngo wayobye. Oya, God is still real and strong, and He is worthy of your trust. And if you doubt on it, take your Bible and read it. You will end up discovering if your God is really deserving your trust. And if not, pour out. But I am sure, from Genesis to Revelation, Bible is very clear. It shows us the integrity of God and His love and kindness to the human. Ntabwo nshidikanya ku rukundo rw'Imana, niyo mpamvu ndi kurukubwira. And uyu munsi nje kukubwira imwe mu mpamvu zishobora kuba zatuma umuntu amara amezi 11 yose atabona ikintu, kandi Imana yaramubwiye ko izagikora before even ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Kubura ibyiringiro, kutagira kwizera, faith. Let's see icyo ubusobanuro buvuga ku kwizera. Mbere na mbere baravuga ngo kwizera ni icyizere cyuzuye ugiriye mu kintu cyangwa mu muntu. It is a complete trust or confidence in someone or something. Icyizere cyuzuye ufitiye umuntu cyangwa iki. Kabiri, baravuga ngo it is a belief and trust in and loyalty to God. Ni imyizerere cyangwa se kwiyemeza no guhamya, uhamiriza, unaganduka cyangwa se uba umwizerwa ku Mana. Ndasoza ndeba icyo Bibiliya ivuga ko kwizera as the main definition. We all know what the Bible is saying about faith. When you read the book of Revelation, book of Hebrew,
somye urwandiko rwandikiwe abaheburayo, Bibiliya iravuga ngo it is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Bibiliya y'ikinyarwanda iravuga ngo kwizera ngo kuduhamiriza neza yuko ibyo tutareba, cyangwa kuduhamiriza neza ko ibyo amaso yacu atari gushyikira, atari kwiyumvisha, biriho, bihari. Oh man, ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Right? So come with me and I will show you something important. Iyo udafite kwizera, ubwirwa ikintu ko gihari, ariko nta access ukigiraho. Listen to me. Mu bwami bw'Imana, imirimo yose umuntu akora, Bibiliya iravuga ngo ni imirimo Imana yateguye kera, iyiteguriye muri Kristo Yesu, irema umuntu ngo ayigenderemo. Right? So ntabwo umuntu aza ku isi aje kuba umufonzi w'ibintu. God have already created everything. Ariko they are all existing in the realm of the spirit. Ibi bintu byose Imana yaremye bigaragara mu isi y'umwuka, kugira ngo rero njyewe muntu waremwe ugaragara as an ambassador of God's invisible kingdom through physical performance, I need faith as a connector. Reka ntange urugero. Nimba ufite prize mu nzu yawe cyangwa se socket, sinzi bamwe uko babyita, urabizi ko irimo umuriro, ufite telefone yawe mu ntoki, without a charger, nubwo umuriro muri prize yawe urimo, mu gihe cyose udafite charger, udafite charger, ntabwo uri bubone uko phone yawe igera mu muriro. Umva rero, kwizera icyo gukora, gufata ubuntu bw'Imana, by the grace of God. The Bible says your grace or his grace is sufficient for all of us. So by the grace of God, you get a revelation that confirms the availability of that power supply socket. So ukeneye kwizera kwawe kugira ngo ubashe gukora transmission ya wa muriro ukeneye ukura hari yuri uwinjiza muri electronic device yawe. So muntu w'Imana nyumva, ibintu Imana yakubwiye biri exist, birahari for sure, ariko ntutagira kwizera, ntabwo ufite channel, ntabwo ufite agatiyo Mana we, kabinyunyuza, kabikurura ngo kabikuzanemo. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yaduhumekeyeho. Through what? There is a pipe, hari ihombo Uwiteka anyuza amahumekera ku muntu ubwenge budasanzwe. Iyo hombo tuyita kwizera, kuko kwizera Bibiliya iravuze ngo icyambere niko kutumenyesha ko ibyo tutareba bihari. So igihe cyose nizeye ko ibyo ntareba bihari, mfite connection, I am really connected to those things, and I will seek for the wisdom, knowledge and understanding of how I can implement these ideas.
God, sinzi kubw'igihe. Okay, reka utu tuntu natwo nkongereho. Ikintu cya mbere, umukristo akeneye kwizera, kuko umutima utarimo kwizera ntabwo wanezeza Uwiteka. Definition ya mbere avuga ngo it is confidence. Confidence, kumva neza wizeye ko ibyo urimo byuzuye. So dore ibintu ngiye kuvuga nk'ibintu bitatu bishobora kugaragaza neza umurimo Imana ikora igihe cyose umuntu yayizereyemo. Icya mbere nabyita ubunyangamugayo bw'Imana. Imana ni inyangamugayo byuzuye. Reka dusome kubara 23 umurongo wa 19. Icya mbere, Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Listen, wigira gushidikanya ku Mana, ntabwo ibesha. Ubundi ikinyoma ntabwo ari ikintu nyine kitari ukuri cyangwa se kidahura n'inkuru. Ikinyoma ni ikintu cyose umuntu avuga ariko udafite ubushobozi bwo kuba wagihagararaho. Nimba ikintu usanze utabasha kukidefanda hanyuma ukadeviya, bigasaba ko ukoresha andi magambo, kuko igihari wumva utabasha kugihagararaho, usanze ugomba gukoresha andi magambo kugira ngo wirengere, kuko udafite ubushobozi buhagarara kuri cya kintu. Ni ukuvuga ngo ikinyoma ni amagambo akoreshwa kuko umuntu yatinye guhagarara ku kintu cya nyacyo atekereza yakabaye avuga, kuko nta bushobozi afite bwo kugihagararaho. That is what we call a lie. So igituma rero Imana itabeshya nuko mu mbaraga zayo nta kintu na kimwe yatinya kuvuga ifite ubwoba bw'uko itari bubashe kugikora. My God, I shake. Umuntu igituma abeshya, atekereza kukubwira ibyo ari gutekereza mu mutima we, akumva ntabwo yabasha kubihagararaho, akumva nubyumva uko uri bumufate ntabwo ari kwiza, kuko rero atewe impungenge n'ingaruka zishobora kuva mu byawe yagombaga kukubwira. Akeneye gukoresha ikinyoma kugira ngo yirengere. I don't know if someone can get this. Umuntu abeshya kugira ngo yirengere, kuko ibyo ari gutekereza yagakwiye kubavuga, arumva bitajyanye n'uwo agiye kubibwira n'umwanya agiye kubivugiramo, bitewe n'uko ari gutekereza ku ngaruka byamugiraho, akumva ntabwo yiteguye kuzakira. Ariko Bibiliya yambwiye ngo Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye. Kubera iki? Kuko ikintu cya mbere, nta kintu na kimwe kiyigira limited. So whatever can come out of his mouth, he is able to make it come to pass. Oh my God, nimba ari ikintu yakubwiye, ndagira ngo mbishimangire, izagikora. Byuka ushime, amahoro nakuzure, kuko ntabwo ibeshya. Uzi igituma itabasha kubeshya? Ntabwo imeze nk'umuntu. Nakubwiye impamvu umuntu abeshya, ari limited. Hari amasezerano amwe namwe umuntu atakuzuza, ariko Imana nta kintu na kimwe cyatuma ibasha kubeshya. Nkubwire, ntiwumva Imana ibwiye umuntu w'umukene ngo nzakuzamura nkwicaranye n'abakomeye, wikwigorera umutwe ushaka kubyanarizaho. Ntabwo ibeshya, kuko ifite ubushobozi. You know what the Bible says? The Bible says that all the power belongs to him. Read your book,
Matthew chapter 8 verse 18 to 20. Yesu ubwo aravuga ngo imbaraga zose n'ubutware bwose biri kuri nge. So nikiye kibazo? Arabeshya gute? Arakubeshyera iki ko ubushobozi afite butamwemerera kubeshya? Whatever, he can do it anywhere, igihe cyose. Kristo yaravuze ngo ku munsi wa gatatu nzazuka. Abantu baravuga ngo ibyo bintu ari kuvuga ni ibiki? Amaze gupfa ku munsi wa gatatu arazuka. Byari kuba ari ikibazo y'uwo munsi ugera ntazuka, ariko turashima Imana ko yazutse. Turabizi ntabwo yabeshye. Uzi igitangaje? Iyo usomye Bibiliya usanga no mumva yari arimo atanga amategeko. My God, nta kintu cyamwihutishaga cyo gushaka kuzuka igitaraganya nkaho bidashoboka. He have to take his time. So if Jesus can manage to take his time 3 days in the grave without a rush, he's very relaxed. Nimba Kristo yafata iminsi 3 ari mumva atuje, nta gitutu kimuriho ngo arahatiriza ngo azuke, nta mpamvu y'igitutu kuko ntabwo ibyo bimusaba gukora iyo bwabaga. All power belongs to him. None biravuga ngo ibintu byose iyo bihamagaye biza byiruka bivuga ngo turitabye mugenga. Situation yawe irimo, ubukene bwawe burimo, uburwayi bwawe burimo, guhangayika kwawe kurimo, umuryango wawe urimo, ahazaza hawe harimo, ubusiribateri bwawe burimo, ubusore bwawe burimo, urugo rwawe rurimo, umuryango wawe urimo. Uko wireba ukobona ntabwo bisobanutse, biri mu by'Imana igihamagara bikitaba. Sakata boshe nemus redadaba shenkede bosa hata sekete boshe nemeseka. Nimba ugishidikanya ku bushobozi bwe birakomeye. Reka nsoreza uyu munsi, 2 bisigaye ndabivuga ejo. Wakora subscribe tukajya tubana mu ijambo ry'Imana buri munsi, kandi Imana iguha umugisha. Aho udasobanukiwe cyangwa wibaza cyangwa ufite ikibazo, ufite uburenganzira bwo kwandikaho muri comment, kuko nta muhanga mu by'uru rugendo. We are both trying to help each other. Bibiliya iravuga ngo uwizera na mugenzi we batyazanya nk'ibyuma. So let's help each other. Your comment is very important. Ikindi kandi, try to share. Turebe ko duspreadinga cyangwa se dukwirakwiza ubutumwa bwiza bwa Kristo, kuko nta wundi murimo yadusigiye gukora. Imana iguha umugisha, izamure kwizera kwawe, ikogeze, ikuzuza imbaraga, igusure, ikwiyereke byuzuye, ubashe kuyimenya, bizamure confidence ugirira muri yo. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.